nagiye ku muhanda ntiyakinze sibyo wagira ureka gukina nanjye witsakuriza wagira ureka gukina nanjye ibintu byose maze kukubwira ngo warya narindi kukubwira ngo iki nimwe ndakubaza ngo kuva ryari ugenda ugasegura uriya muryango wanjye nese si harakinze mani harakinze buri se ari nde wakinze nese urufunga umusingura ari nde wakinze njyewe nyine naso nese ubwo urumva ndi ikihe kigore gisiga umwana mu buriri ubwo se uri ikigoryi nyine uri ikigoryi gute usiga umwana mu buriri ugasiga urangaje hariya njyewe ubwanjye ndaje ndasona inshuro eshanu mbura umuntu n'umunyinguriro mwiritse urugi mbona rurijyana kamubwire njyewe nagiye ndakinga nabyutse fata akamara mama reka nkubwize ukuri nyine reka nkubwize ukuri mana usigaye ufite mu mutwe wafunze sinzana gute sinzana uri kubikura ese naho ndetse zakinze mani uje wanyweye irihe tabi mani irihe tabi ninjye uravuga ngo ninjye urimo uravuga ngo nasize amakinze rero urwo rutwe narumena njye namwitabe ndimo ndakubwira ngo wasize urangaje ari ukambwira ngo namwitabe njye basi se umwana ntago azi kuvuga ngo tumubaze ngamubaze wese wamubajije bwiya sinagiye nyinze none se wasize akano kandi mwana ntabwo nkunda iyo mikino usanze asinziriye ese mwana nk'ubu ko hano ari ku muhanda niba aramutse abyutse agasanga hari ahantu harangaye ugasanga yagiye mu muhanda wansobanurira ngo iki nyine wansobanurira ngo iki niba mu kazi rero n'uwari wabwiye izo nitsakuriza aho niriwe mu kazi ntabwo nirirwa nyina ntabwo nirirwa nyina no kwishakira ibirayi ndabibuze ubu mfite stress zadangize utakuba wowe uri kumbeshyera ibyo bintu njyewe nasize nkinze ngiye kujya munyuzamo iki biri seri ngiye kujya munyuzamo iki biri seri agasuzuguro ufite ntabwo nzanuka kure agasuzuguro ufite ntabwo nzanuka kure ngiye ngo nasinze uri kubona wanguriye wowe ngiye ngo nasinze bwaya mu gitondo habe na message n'iki kumbaza ati n'umwana wanjye se yiriwe ate wowe uraza mani waretse kumfunga w'umutwe uretse kumfunga w'umutwe gusa hanyuma agende mbwate mu gihe nasize hakinze nyine ndibazanga bingana nanuguzi gusa bazi se nakoze uri kumva kugenda ugasiga urangaje hariya nta kintu wakoze naho nakinguye kiba kibi ariko mwana ndasa n'umugore wa mbere mu Rwanda wakubise urashaka gukubita yego nibyo ushaka nyine urashaka gukubita urashaka gukubita ese ubu ufite ikihe kibazo urashaka gukubita ngo ntabwo ari we mugore wa mbere waba ukubise ngo ntabwo ari we mugore wa mbere waba ukubise ese nyine nakoze iki mwana utamwitira imbere y'umwana niba ushaka imirwano ntabwo uri kumva uburemere bw'ibintu wakoze wasize hari ahantu byonyine harakinze wasize hari ahantu harangaye warangiza ukanyibarishwa ngo wakoze iki mani hari hakinze biriseri uwo mutwe nahita nkumena umutwe nawe ukubita ikaro nkahita nkumena ntabwo nkunda umuntu ufunga w'umutwe ngewe ngewe umuntu wa mbere waba ukubiswe muri uru Rwanda ngo uhonde ubibone nyine vuga nkumene niba atari we muntu wa mbere waba ukubiswe muri uru Rwanda vuga ngo uhonde vuga nyine ngo uhonde nyine ngo uhonde vugisha tumukubite mama reba umwana uba wasize wenyine byose saa kumi n'ebyiri za mugitondo uba wavuye hano sibyo ni ibintu byinshi mba nanyuzemo hano mu rugo n'umwana ntabwo ufite nyine kuza umbwira gutyo umbwira nabi nta n'ikosa nakoze njyewe nabyutse mfata akamambiri na mverope njya ku muhanda ndafunga n'urufunguzo ndarujyana hanyuma ninjiye gute niba wafunze nyine nzi se aho wanyuze wasanga wuriye hariya ku kigero ndimo ndahiga iki reba hano njya kurira ndimo ndahiga iki ndurira ndimo ndahiga iki urimo uravuga ngo wafunze niba wafunze ninjiye gute nyine ninjiye gute sobanura vuga ibyo bintu vuga ukuntu ninjiye mani unatekereza ko nyine wafunga bimeze gutyo yewe ntabwo ujya unganza nkawe mwese nyine nakoze iki muri se reka nkubaze sibyo
ubundi bwo wenda byaba byanabaye nubwo bitabaye kwibagirwa ntabwo bibaho. nta nubwo wategereza ukavuga ngo niba umwana asinziriye singomba kuva hano. Ibyo bintu urabizi neza. Wagategereje umwana ziba wagategereje umwana agakanguka aho ugiye mukajyana. Ukunyumva neza aho ugiye mukajyana. Nese ubwo uri kuvuga ngo yasinziriye n'ibyo byamutwereka hano. Fati kupita mwana reka kubyimbya uwo mutwe, reka kubyimbya uwo mutwe cyangwa uhone. Ntabwo ushaka kuvugana nanjye? Ntabwo ushaka kuvugana nawe? Reba hano nyine ntabwo ushaka kuvugana nawe. Ntabwo ushaka kuvugana nawe. Itegeko se hari aho byanditse mu mvugane nawe. None utangiye byanditse mu kihe gitabo? Utangiye gushinga umutwe. Wese ko washinze ikibura. Kandi mwana mwebwe muzira umuntu utabaho. Muzira umuntu utabaho. Si wanshatse twarashakanye. Mu gihe niba ubonye nikosa ntabwo ari ngombwa ngo ngushyire hejuru kandi mwana biri reka mubwire sibyo? Biri reka mubwire ntabwo mwumviye uwo mukino uri kunzanaho. Umukino uri kunzanaho niyo nanze nuko witabiriza umwana. Wamufashe se nuko witabiriza umwana ubundi unamuteye. Nyine vuga ngo ubundi unamuteye. Shyira umwana hasi. Shyira umwana hasi arashaka kujya hasi. Shyira umwana hasi arashaka kujya hasi. Shyira umwana hasi. Ngaho ngera uvuge ngo uvuze so. Ongera uvuge izo so. Nyine wongera usubiremo izo so. Muhereza ibiryo dore ngibiri. Fata. Twigendere njye kuguha biswi. Shase ubu kirayi mbibuze turarya iki? Utambeshye ubwo uba wumva uri gutekereza mwana. Habaye iki se kandi? Ahubwo se mbere na mbere fata ibiryo by'umwana fata. Twamuhaye ibiryo bikonje ubu ngubaye amasaha nayo kurya kawunga iki gihe. Nyine utambeshye uba wumva utekereza reka mwana akunje ijisho. Hano nsanze hameze gute? Hano ahangaha nyine usigaye ugenda ugasiga urangaye. Ese umunota umwe njye hano kunyuza niho umwana hariya urambona mwana. Bayicare banguka wicaze umwana hano. Nyine ngaho nsobanurira. Waretse gukina nanjye mwana, nsobanura ukuntu usigaye ugenda ugasiga hariya ahantu harangaye. Ese njye nasize harangaye dore ko umwana arabikeneye. Yewe nasize harangaye. Ahubwo nakinde wigeze umenya igihe ninjira. Wigeze umenya igihe ninjira. Genda unzanire rero tukari agakapu kanjye. Genda ukazane ngakari. Nyine ubugoryi nakoze uzi utakoze mwana. Nyine gutugenda ugasigara ahantu harangaye. Numva harimo urufunguzo. Urwera urufunguzo. Ejo mpamvu ibyo byanze gufunguka. Nyine bagiye ku muhanda ndetse wagiye ureka gukina nanjye witsakuriza, wagiye ureka gukina nanjye. Ibintu byose maze kukubwira ngo warya narindi kukubwira ngo iki? Ndimo ndakubaza ngo kuva ryari ugenda gusigura umuryango wanjye. Ndetse si harakinze imana, harakinze buri se. Ari nde wakinze? Ndetse urufunguzo singura ari wakinze. Cyangwa nyine naso. Ndetse ubwo urumva ndi ikihe kigori gisiga umwana mu buriri. Ubwo se uri ikigoryi nyine. Uri ikigoryi. Gute usiga umwana mu buriri ugasiga urangaje hariya. Njyewe ubwanjye ndaje. Ndasona inshuro 5 mbura umuntu n'umunyingurira. Mwiritse urugi mbona rurijyana. Kamubwire njyewe nagiye ndakinga nabyutse fata kamara mama reka nkubwize ukuri. Nyine reka nkubwize ukuri. Mana usigaye ufite mu mutwe wafunze sinzana. Gute? Sinzana uri kubikura. Ese naho ndetse zakinze mani. Uje munywe iri hetabi mani. Iri hetabi. Ninjura avuga ngo ninjura muravuga ngo nasize makinze rero. Ubwo rutwe narumena. Njye namwitabe. Ndimo ndakubwira ngo wasize urangaje ari ukambwira ngo namwitabe njye. Basi se umwana nagazi kuvuga ngo tumubaze. Ngamubaze. Wese wamubajije. Giya sinagiye nyinze. None se wasize akana. Kandi mwana ntabwo nkunda iyo mikino. Usanze sinziriye.
ese mwana nk'ubu ko hano ari ku muhanda niba aramutse abyutse agasanga hari ahantu harangaye ugasanga yagiye mu muhanda wansobanurira ngo iki nyine wansobanurira ngo iki niba mu kazi nyiriwemo ari wapi izo nitsakuriza aho niriwe mu kazi ntabwo nirigwanye nawe ntabwo nirigwanye no nawe kwishakira ibirayi ndabibuze ubu mfite stress zadangiza utakuba wowe uri kumbeshyera ibyo bintu jewe ngiye kujya munyuzamo ikibiriseri ngiye kujya munyuzamo ikibiriseri agasuzuguro ufite ntabwo nzanuka kubi agasuzuguro ufite ntabwo nzanuka kubi ngiye ngo nasinze uri kubona wanguriye wowe ngiye ngo nasinze bwa mtondo hari na message n'iki kumbaza ati n'umwana wanjye se yiriwe ate nyonyonyonyo wowe uraza mani waretse kumfungaho umutwe waretse kumfungaho umutwe mbese hanyuma agende mbere bwate mu gihe nasize hakinze nyine ndibazanga bingana nta nubwo uzi gusaba imbabazi nta nubwo uzi gusaba imbabazi se nakoze ubu uri kumva kugenda ugasiga urangaje hariya nta kintu wakoze naho nakinguye kiba kibi ariko mani ngeze n'umugore wa mbere mu Rwanda wakubise urashaka gukubita urashaka gukubita yego nibyo ushaka nyine urashaka gukubita urashaka gukubita ese ubu ufite ikihe kibazo ufite ikihe kibazo urashaka gukubita ngo ntabwo ari we mugore wa mbere wabukubise ngo ntabwo ari we mugore wa mbere wabukubise ese nyine nakoze iki mwana utamwitira imbere y'umwana niba ushaka imirwano ntabwo uri kumva uburemere bw'ibintu wakoze wasize hari ahantu byonyine harangaye wasize hari ahantu harangaye warangiza ukanyibarishwa ngo wakoze iki mani hari hakinze biriseri uwo mutwe nahita nkumenya uwo mutwe nawe ukubita ikaro nkahita nkumenya ntabwo nkunda umuntu ufungaho umutwe ngewe ngewe umuntu wa mbere waba ukubiswe muri uru Rwanda ngo uhonde ubibone nyine vuga nkumene niba atari we muntu wa mbere waba ukubiswe muri uru Rwanda vuga ngo uhonde vuga nyine ngo uhonde akira nyine ngo uhonde vugisha tumukubite mama reba umwana uba wasize wenyine byose saa kumi n'ebyiri za mugitondo uba wavuye hano sibyo ni ibintu byinshi mba nanyuzemo hano mu rugo n'umwana ntabwo ufite nyine kuza umbwira gutyo ubwira nabi nta n'ikosa nakoze njyewe nabyutse mfata akamambiri na mverope njya ku muhanda ndafunga n'urufunguzo ndarujyana hanyuma ninjiye gute niba wafunze nyine nzi aho wanyuze wasanga wuriye hariya ku kigero ndimo ndahiga iki reba hano njya kurira ndimo ndahiga iki ndurira ndimo ndahiga iki urimo uravuga ngo wafunze niba wafunze ninjiye gute nyine ninjiye gute sobanura vuga ibyo bintu vuga ukuntu ninjiye mani unatekereza ko nyine wafunga bimeze gutyo yewe nawe ujya unganza nkawe mwese nyine nakoze muri sereka nkuzi sibyo ubundi bwo wenda byaba byanabaye nubwo bitabaye kwibagirwa ntabwo bibaho nta nubwo wategereza ukavuga ngo niba umwana asinziriye singomba kuva hano ibyo bintu urabizi neza wagategereje umwana ziba wagategereje umwana agakanguka aho ugiye mukajyana uri kunyumva neza aho ugiye mukajyana none se ubwo uri kuvuga ngo yasinziriye nyibyimbi aho umutwe reba hano fata kubite mwana reka kubyimbya uwo mutwe cyangwa uhombe ntabwo ushaka kuvugana nanjye reba hano nyine ntabwo ushaka kuvugana nanjye itegeko se hari aho byanditse mu mvugane nawe none byanditse mu kihe gitabo utangiye gushinga umutwe wese ko washinze ikibuga kandi mani mwebwe muzira umuntu utabaho si wanshatse twarashakanye mu gihe niba ubonye nikosa ntabwo ari ngombwa ngo ngushyire hejuru umunwa nyonyonyonyo wanywa kandi mani biriseri reka mubwire sibyo biriseri reka mubwire ntabwo mwumva iyo mikino iri kunzanaho niyo nanjye nuko witabiriza umwana
wamufashe se nuko witerurije ubundi unamutse nyine vuga ngo ubundi unamutse shyira umwana shyira umwana hasi arashaka kujya hasi shyira umwana hasi arashaka kujya hasi shyira umwana hasi ngaho ngera uvuge ngo uvuze su ongera uvuge izo su nyine wongera usubiremo izo su nyine vuga izo su zivuze nyine wongera uvuge izo su vuga izo su wakoze iki terura uwo mwana ureka kumuriza terura uwo mwana bize suna rero mubi bize suna ubwo suri kurira iki iki nyine uri kurira iki mugize mwana nago nkunda umuntu nza nagasuzugura ushaka kunsembera gutyo ukanirara ibyo ngenda biti garukana ibyo ngenda biti ushobora kunsembera gutyo uko nshobora kugukubita rino hombo mwana uko nshobora kugukubita rino wari nkubise nagukubita umutwe nkaho mena nkajya kwireka ntabwo nkunda abagore bansuzugura ngewe ntabwo nkunda abagore banzamura umutwe uri kunyumva urimo uranyumva ntabwo nkunda abagore banzamura umutwe wambabareye koko nakosa nkagukore kare kose se kuki udasaba imbabazi niba nkubwiye ngo kugenda usize hariya harangaye ugasiga umwana aryamye ni amakosa ako harangaye gute ngewe nahiki nese hikinguye ngo hagize gute ngo hikinguye uzi ko wagira ngo ndi kukubaza njye ninjiye hano gute niba wasize ukinze ninjiye ngaho ngera uvuge ngo so ayo maso umitinya ongera uvuge ngo so ndetse ubundi mwana ushobora kunzamura urutwe narumene nigize rero ngo abantu ngo bajye bacisha ntaho ncishije noneho ndiba uwo mutwe nawumena njye nta muntu bingahe ku munsi urinde wowe wo kunkangarira ndinde wo kugukanga umva kamubwira shu sibyo niba unirata aho ngaho umva ntacyo utakora niba nta wundi wo kugukanga mbare kabiri wasohotse hariya njya he wowe urinde nyine wo kuvuga ijambo mbare kabiri wasohotse hariya mbare kabiri wasohotse hariya ugiye gufunga umutwe nta wundi we wo kugukanga mbare kabiri wasohotse hariya genda uzinga ibikapu byawe iri joro sinze kukubona hano muri uru rugo genda uzinga ibikapu byawe kandi sinsubiremo nimwe mutumwe n'umuntu atizanira n'uturaso ku mubiri ndi umuntu yagiye kumuvugira ibintu mvuze nizere ko wabyumva nakubwiye ati ntaho nsohoka noneho mbikore ku mbaraga nyine mbikore ku mbaraga umusore hano mbikore ku mbaraga vuga nyine vuga ngo bikore ku mbaraga ubundi uzi ko wagira ngo hanze cyangwa kumenya ibintu by'ibyo byenda byawe wangize nyine nkaho ibintu byose uravuga nkacisha bugufi nkaceceka nkarenzaho mani ejo ntabwo ari uyu munsi n'uyu munsi ntabwo ari ejo n'ejo bundi si uyu munsi nawe umutwe wabyimbye nyine umutwe wabyimbye urumva ushaka kunyiniraho abagabo mwibonyemo iki umva ko ari abagabo nyine ninongera kugira ikintu wanditse cyangwa ninongera kugira ikintu mubwira wowe nyine urinde who are you imbere yanjye urinde ntacyo ndicyo uzi ko ngiye kubikwereka ko ntacyo ndicyo se uzi ko ngiye kubikwereka ko ntacyo ndicyo uzi ko nabikumenaho bya nyabyo bimeneho nyine bimeneho mite nkwereka ushaka kunyereka se wanyereka akakanya nkega nawe araninya tujye twemera shumi twemera goroha mani nkawe uba wumva wuzuye ngiye narakubwiye ati hari umunsi nanjye ubwo bwenge cyangwa se ayo mahane nzayiga nkayagira ntabwo uzayiga ukiri muri uru rugo ntabwo uri bundarire ahangaha ntabwo uri bundarire ahangaha ibyo by'ubimenye ibyo by'ubimenye ko utari bwongeye kundarira hano mani njye ututse ngo ndimbwe
Ninjye ututse ngo ndimo. Ninjye ututse ngo ndimo. Ninjye uri gutuka ngo ndimo. Ninjye uri gutuka ngo ndimo. Ibikobwa by'iki gihe wagira ngo menagura urahazi terura uwo mwana ngaho ongera ubisubiremo ngo ndimo sibyo ongera ubisubiremo umuntu wakweho ibintu byo kudahana abagore n'indi umuntu wakweho ibintu cyakora ikintu mubwije mukuri ntabwo uri burare muri uru rugo wagira ngo ntiwabona umuhungu wenyine uba ku isi bro hari n'abandi barenze ibyo ukora kwizanisha ubwo noneho reka twicare tuganire ngaho mbwira kuva ryari ndi imbwa rero mbwira kuva ryari ndi imbwa wari ubizi ko ibingibi byari puranka se ariko noneho ndumiwe ukuntu nsigaye ndi imbwa kabisa uranyiyeretse nyine finally unyeretse uwo uriwe tu urambaza iki manu uzi ko muri puranka umuntu ahabonera ibintu byinshi mbaye imbwa agasuku kuri toto mbaye imbwa uri kuvugira iki mu matamata yego kurebe hano mbaye imbwa imbwa umva kamubwira sinicuza kuba navuze imbwa bose bana iyo video mani nari uri kumva ibindi bigiye gukurikira ndabyikurikiranira nari ntabwo wicuza ndi imbwa ngiye nicuza ndi imbwa nyine ngende wo kwicuza umva kajye gushakira umwana wanjye ajyaho muri uru rugo ngenda ndasigara ngenda umva nubwo yaba ari prank nibyo bikamera byawe mwasize hariya mubimenye ko ese wowe wa nyoko goko cyane umva reka nkubwize ukuri mani ngiye kuva hano ngende singiye ntuzigere unyirukanka inyuma uri kunyumva neza ibintu ukoze nutabyicuza uzangaye amahero